bintu turabifata dute ko ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo rero turivuze ni rirerire cyane ariko ntirikunda kuvugwa ntirikunda kuvugwa kubera izihe mpamvu ridakunda kuvugwa ni ukubera yuko inshuro nyinshi usanga uyu muntu wakorewe ihohoterwa bitewe n'imico n'imigenzo n'imigenzereze yacu ntabwo abantu benshi bakunda kubivuga bigatuma biba igikoni umugabo ajya akora akabona umugore amuhingutseho ku kazi ese mugore biti ati ndapfuye tugende umugabo ni ukuri byageze aho ashaka guta urugo yego asuhuza Imana ikomeze kubaha umugisha twari tubakumbuye rero mwari mumaze iminsi mutatubona urabona ko twaje dufite ayandi mashusho mashyashya rero baje kubifuriza umugisha w'Imana abantu mutaduherukaga abantu mutari muherutse inseko yacu abantu mutari muherutse twaturirimbo tubaririmbira umva uyu munsi tuzanye utundi turirimbo muradukumbuye turabizi iyo dutinze kuvuga ubundi bamenyo mbese uraho ubundi uraho muraho neza Yesu ashimwe ese himbaza ngiye kuvuga ikintu kidasobanutse ngiye kuvuga indamukanya abantu bakuru bajyaga baramukanyamo ariko sanze nta mugore yisuhuza undi mugore bagira umugabo se ngo ngira amashu nta mugore bazi yisuhuza undi mugore iyo mpamvu bisa bigarura wari umeze neza ndaho ndashima Imana amina ntabwo twaherukanaga n'ukuri nguhaye ikaze abakunzi bacu bari badukumbuye hari abantu rero n'ukuri ndashaka ko none uyu munsi ndi umutambyi kandi nagutoje neza ndagira ngo ubanze watureho umugisha abakunzi bacu badukurikira amanywa nijoro wature umugisha abantu bajye badufasha kwamamaza ibyo dusangiza abantu batureho umugisha turagushimiye data mwiza tugushimiye urukundo dukunda tugushimiye yuko ugejeje kuri iyi saha tugihumeka umwuka w'abazima ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe twongeye kugushimira kubwiza inshuti waduhaye zidukurikira nukuri uziha umugisha uzagure uzikorera ibikomeye hari byinshi baba badukeneyeho natwe tukabibahereza rero ibyo tubagiraho inama ibyo tubabwira byose nukuri bijye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ibyo tubisabye twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen 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 yo urakoze cyane Imana iguha umugisha nukuri buri ikintu cyose nutubanza kwiragiza Imana udafite Imana nukuri ntabwo byagenda neza cyane rwose ariko bamiyo cy'igitondo rero hari akaririmbo twega turirimba kera muri segonderi mu wa kabiri ariko icyo gihe muri mujye gukatwigisha ntabwo nigeze nsobanukirwa neza ariko bigaragara ko ari umuntu w'umugabo wajyaga karirimba nyine yahimbawe yajyaga aririmba ngo joli bouteille sacré bouteille vêtement laisse tranquille je vais te quitter je vais m'en aller je vais recommencer ma vie bivuga ko rero ashobora kuba ari umugabo wajya kugenda uririmba wenda ashobora kuba yari yarabaswe n'akantu k'agacupa abatakazi mu kinyarwanda ngo reka tuvuge mu kinyarwanda ukaririmbye mu gifaransa ariko nanjye reka ngasemura yego semura yego gacupa keza gacupa kanjye yego ndekura ngende yinike komeza wetaripurete ariko ndabyibuka uko bivuze ariko icyo numvishe nuko harimo gacupa keza gacupa kanjye ndekura ngende nongere mbe tranquille nongere mba mahoro niko nabyita nibyo rwose nibwo rwose ubanza nawe warigeze wigaho kare ruriya rurimi rw'amahanga igifaransa ni cyiza igifaransa ni cyiza cyane hari akaririmbo nabyutse ndirimba mu gitondo tuzi dukeye mu mafuta ariko abakunzi bacu ibintu turabikunda barabikunda byatari hari akaririmbo nabyutse ndirimba mu gitondo mu gifaransa se ikara ko mu gifaransa ariko kurukundo se cyaba kerekeye abagabo nkuko nandi kuririmba kara k'urukundo ariko niba ariko twaberirimbye nanone ubushe sa victoire umenye ariko nabyukiye ariko hari akandi bita ngo avant-toi akoze se nakaye ko nakazi ngo avant-toi ntabwo kazi akose ndakazi mbo ntacyo twibutsa ko kawe
Ngo avec toi j'avais appris à pardonner. Avec toi j'ai découvert une vie nouvelle. Avec toi j'ai connu la paix, l'amour et le bonheur. Avec toi je suis si bien. Hamwe nawe nabonye amahoro. Hamwe nawe nabonye urukundo, nabonye umunezero. Hamwe nawe mba numva ameze neza. Muri make ni uko bashaka kuvuga mu Kinyarwanda. Ariko hagati aho ngaho nyine iyo turi kuvuga gutyo ubwo tuba turi kwinjira mu kiganiro mu rukundo. So kubura abantu dusigaye tuganiriza ubu nta yereko bafite. Ubu bafotora ikintu tugiye kubabwira ahita yandika muri comment hasi. Hamwe nawe namenye kubabarira. Yego pe. Hari kandi bajyaga baririmba ko umugabo bita Denis Russo ngo kajoteme. Iyo ndirimbo urayizi? Kajoteme, j'ai l'impression d'être à toi. Ntabwo kazi? Akora akazi. Rero ni ukuri dutangiye tubazana muri modu y'abagabo baririmba. Sima ntabwo babyumvishe. Ni ukuri. Iriya ndirimbo ya Jolie Buteye ni umugabo wayiririmba. Avant toi ni umugabo. Kajoteme ni umugabo. Buriya ntabwo bari kugira yerekwa ngo bumve ikintu dushatse kuvuga. Kuki wamugana batagiye? Kandi bamenye wakomeje uvuga igifaransa cyane ducira umugani umwe uzi mu gifaransa. Subwo ngubwo ndabivuga we. Nawe niko nta n'umugani n'umuzi nubwo avuga ngo inyoni iragurutse. Nawe ni umugani. Nta mugani n'umuzi waducira mu ijambo rigufi. Ngo petit à petit l'oiseau fait son. Wow. Rese bivuze iki se? Gahoro niko inyoni igenda yubaka icyari cyayo. Yego. None se ubwo ko uwo mugani numvishe ijya kumera nk'urubundi nk'uw'abanyarwanda tugenda duca nk'uwo mugani baguciraga umuntu byagenze guti? Kuvuga ngo gahoro ni ubundi ni nkaho wakavuze ngo gahoro ni rwo rugendo. Ruto rwo rugendo. Ni rwo rugendo. Nukuvuga ngo uko ugenda ukora, uko ugenda naho wagenda ukunda umuntu gake niko agenda kwiyumvamo. Ninshaka kabizana. Urabizi ko tuvuga ibintu by'urukundo. Kubaho neza no kubaho twishimye. Kandi aba bantu badukurikiye bajya banatwigiraho ibintu byinshi. Ubwo ngo hari umuntu uhise umenya ko ngo petit à petit l'oiseau fait son nid. Hari umuntu uhise afata uwo mugani nawe. Ufata amenye ko uwo mugani nawe wazamuyobora. Hari undi mugani njya nkunda kubwira abantu. Habwa nubwo uri mu buzima. Ukabona umuntu ashatse kugupakiramo ibitekerezo bye. Hari umugani mpora ngenderaho buri gihe kandi ugiyobora ubuzima bwanjye. Uvuga ngo il faut s'adapter à la folie des fous pour que vous prenne comme message. Bishatse kuvuga ngo iki hari igihe umuntu aza akashaka kugupakiramo ibintu bye. Kandi ubona atari ukuri mu by'ukuri ubona ko ibintu bye atari ukuri cyangwa bitakubaka bitagufasha akabigupakiramo akakwereka ukuntu wakora ibi ngibi ari byo byanyabyo. Warangiza ukavuga ati yego ukajya umwemerera ukemera ubwo bugoryi bwe ariko ku mutima wawe bitarimo ukikomereza gahunda zawe. Uwo mugani rero nicyo gihe bawuca ngo il faut s'adapter à la folie des fous. Wowe reba ibyo uwo musaza kubwira mwumvikane umwereke kuri mu ruhande rwe kugira ngo azagire nyine nawe ngura umuhanga kimwe nawe. Uwo mugani uzakuyobora muntu nkurikiye mukunze babamenyone fisho apostolo zino fisho. Mu buzima mujya muhura n'aba bantu bashaka kuza bakabereka ko babarushije ubwenge mu buzima bwanyu bagashanga ugendera kuri iki. Uyu muntu kugira ngo utamuteraho amatiku atanakubaza ibintu byinshi uravuga ati sawa urakoze ku nama nziza ungiriye ubundi ukamwihorera warangiza ugakomeza gahunda zawe. Dufite abantu bicara bazi yuko bagomba no kutugenera uko tugomba kubaho bakakugenera ukakubwira ngo ugomba kwambara utya ugomba gusokoza gutya ugomba kugenda gutya bagashaka ko umera nk'uko bashaka. Akicara akavuga ariko mama minyo ubundi kubera iki wambara amaherena wazayakuyemo yegura ubwo uyu muntu arashaka kungenera uko mbaho kubera iki umuntu agatangira atariko mama minyo nawe ukunda kwambara ibikanzu birebire kandi nta ruhare yabigizemo mu kumpa ibyo bikanzu. Nta n'uruhare ari kugira ngo mbone udukanzu tugufiye. Ahubwo ibyanjye arashaka kubitesha agaciro ibyo mpita amashaka kubitesha agaciro kandi nta n'icyo akora kugira ngo ngende mu byo yifuza rwose. Uyu muntu rero ashaka ko mbaho uko yifuza ndetse n'ibyo natekerezaga mbihindure
ahubwo njye mu bitekerezo bye yego kandi nta n'uruhare yagize kugira ngo ibitekerezo bye mbijye yego uwo mugari rero niho bawuca iyo umuntu ashaka ngo ugendere ku bitekerezo bye kandi mu by'ukuri ubona nta nicyo byagufasha icyo gihe uramwikiriza ukajya mu ruhande rwe akagira ngo uri umunyabwenge kimwe nawe kandi wowe ufite izindi gahunda zawe murakoze rero abakunzi mudukurikiye mufite amatsiko yo kwibaza ngo noneho Apostolo Zine na mama Mignone niho bazanye ayahe makuru mwumvishe ko twatangiye tuvuga ku bantu b'abagabo uyu munsi tubafitiye ikiganiro kishaka kuvuga ngo tuje kuvuga ku ihohoterwa ry'abagabo bakorerwa ubwashize twavuze ku ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo uyu munsi tuje kuvuga ku kintu kijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abagabo twavuze ko n'abagabo bahohoterwa tuzavuga no ku bana buri ngeri zose tuvuge no ku bakozi bo mu rugo yego icyo kiganiro cyo tuzagitegura tuvuge ngo hari abantu tubara mu rugo bahohoterwa gute kandi nabo ni abantu kimwe n'abandi uyu munsi tugiye kuvuga ku bagabo aba bagabo bacu nabo barahohoterwa si ubundi ubu nta karirimbo batangira uririmbira abagabo nibura ngo basi tubasusurutse ubundi indirimbo y'abagabo disi nayo kugira ngo tubasusurutse abagabo bumve ko hari abagore babatekerezaho hari abagore babavugira ku manywa n'ijoro ariko abagabo ubundi kuki batatugurira n'akantu buri gihe tuza ngo turatabariza abagabo tukaza tuvuga ibyo abagore bagomba gukorera abagabo ngo bishime aba bagabo kuki nabo baduhaka inama nyinshi zitandukanye tugasiga nimero zacu ntabwo bavuga ati yo mwakoze di ati uzi ko mwatuvuganiye bagabo mudukurikira rwose mwikubita agashyi bitagashi rwose abagabo muri umutwe muri abatware b'urugo niyo mpamvu tubatindaho cyane kandi ariko uzi ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo w'inganzwa ntabwo azajya mu ijuru ntabwo bishoboka umugabo w'inganzwa we ntashobora kujya mu ijuru none se ko hari abanyarwanda bavuga ngo umugabo utemeye gutegekwa n'umugore ngo ntabwo yubaka ubwo ibi bintu tuzabihurizayo urumva uko tubyemere twebwe ibi bintu turaza gusa naho tubivuzeho ngo Imana niba ivuga ngo umugabo w'inganzwa ntazajya mu ijuru nyine umugabo utari umugabo ntazajya mu ijuru noneho natwe tukavuga ngo wa mugabo emera ko urugo ari urw'umugore kugira ngo ukunde wubake yego sibyo none ubwo turabihuriza hehe abakunzi bacu mudukurikiye muri komenti muze kubyandikamo ariko reka duhe mama Mignone umwanya nk'umutumirwa twazanye hano atubwira ubundi ihohoterwa rikorerwa abagabo mu muryango mu rugo ubundi abagabo bahohoterwa gute mu buhe buryo hari abantu batazi ko abagabo bubatse bahohoterwa kuko abagore buri gihe nitwe duhora tuvuga wagira icyo tubwirira abakunzi bacu bakunzi ba mama Mignone official bakunzi ba Apostolo Zine official ikintu cya mbere na mbere ngiye kuvuga kuri uyu munsi ndagira ngo rwose tubashimire abakomeje kudukurikirana wowe wakoze subscribe ndagushimiye by'umwihariko kuko ni umusanzu ukomeye cyane waduteye ndetse utuma n'uyu munsi dukomeza kuvuga no kubagira inama wowe utarakora subscribe rero twagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu neza ndetse n'ikiganiro cyose dukoze ubashe kucyakira murakoze rero hanyuma warumbwiye ngo ni iki navuga ko ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo ibintu by'ihohoterwa nakunze kugenda mbikurikirana muzi ko n'ihohoterwa ry'abagore ubushize twararivuze ariko ihohoterwa ry'abagabo inshuro nyinshi iyo uvuze ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo umuntu wese ahita yumva umugore yego ntabwo bajya bumva ko abagabo bahohoterwa kandi uyu munsi njyewe naje nje kuvuga ngo abagabo barahohoterwa ndetse ku buryo bukomeye hari udupuwe turaza kuvugaho umugabo yahohotewe mu buryo bw'amarangamutima yego umugabo ahohoterwa gute rero mu buryo bw'amarangamutima umugabo ashobora kuba ari wa wundi uba hariya umugore amutuka buri munsi umugabo ashobora kuba ari wa wundi uri hariya umugore uko yinjiye mu rugo akayavuga ati ariko ubundi kuri umugabo mu rugo ubundi ubumaze iki inshuro nyinshi bikunda kugaragara mu rugo rurimo umugore ukorera amafaranga umugabo atayakorera usanga uyu mugabo abana n'ipfunwe ryo guhora abwirwa nabi yego ryo guhora atukwa yego ryo guhora atotezwa ryo kutubahwa mu rugo Yego. kuko imvugo mbi iragenda ikamwica ikamwangiza ndetse nawe akagira ipfunwe ryo kujya mu bantu yego naho yaba ari mu bantu akajya avuga ati ubu umugore agiye kumbwira ko ntacyo maze yego naho yaba ari mu bantu akavuga ati ubu ngubu abantu bari bumenye yuko nta bushobozi bifite bwo kwishyura inzu naho yaba asohotse mu gipangu akavuga ati ndasohotse
ariko buri muntu wese araza kubona yuko isabune yameshe yaturutse ku mugore. Yego. Uyu mugabo rero akahorana ipfunwe. Yego. Usibye no guhorana ipfunwe n'umugore babanye ntamufashe kurwanya icyo kintu cyangwa se kumushyigikira. Nshimira, hari umugore mpora nshimira ku mutima wanjye. Yego. Sinigeze mbimubwira, numva nta na gahunda afite wenda yo kubimwerurira, ariko ndamushimira igihe yafashe neza umugabo we adafite akazi. Yego. Aho urunyumve wumve ko icyo kintu ndakigukundira kandi nzarinda mva muri ubu buzima nkigukunda. Ni umudamu umugabo we nta kazi yari afite, umugore agafite, ariko umugabo we ntigeze abura icupa ryo kunywa. Yego. Umugabo we ntigeze ajya mu muhanda atiyogoshesheje. Yego. Umugabo we ntigeze agenda atambaye umwenda umeshe. Ibyo bintu yabibayemo mu gihe cy'imyaka runaka. Arabikora, ntihagira umuntu n'umwe ucishamo umugabo w'ijisho. N'abantu bashobora kuba batarigeze bamenye ko umugabo nta kazi afite kubera iki, uburyo uyu mugore yitwaye. Rero ndabimushimiye nawe wa mugore we ukora icyo kintu ugashyigikira umugabo wawe mu bushobozi buke yaba afite. Ndabigushimiye kubera ko aha hantu umugabo arahohoterwa cyane. Yego rwose. Akaba ari uburyo bwo guhohotera umuntu mu buryo bw'amarangamutima. Yego. Hanyuma rero hari akandi gapuye navugaho. Tuvuye kuri ibi by'amarangamutima, hari uburyo bwo guhohotera umugabo mu buryo bw'ubukungu. Uburyo bw'ubukungu se nabivugaho gute? Ni cya gihe umugore amera nk'aho yikubiye imitungo yose y'urugo. Yego. Umugabo akaba ari nta jambo afite ryo kuvuga ati turahindura intebe zo mu nzu. Umugabo akaba ari nta jambo afite ryo kuvuga ngo turahinga uyu murima cyangwa ntituwuhinga. Umugabo akaba ari nta jambo afite ryo kuvuga ngo iriya modoka turayijyana mu igaraje cyangwa tuzayitiza ba runaka umunsi bagize ubukwe. Ndetse iyo bimeze na gutyo usanga iyo umugabo nyine ari muri cya gice cyo kugira ngo ahohoterwe, usanga niba imodoka bafite mu rugo ari imwe, umugabo ashobora kugenda agatega moto, umugore akaza kwatsa imodoka akagenda. Yego. Ukabona uyu mugabo abanye na rya pfunwe ry'uko nta burenganzira afite ku mutungo w'urugo. Ugasanga umugore ni wa muntu uri bumubwira ati umva nkubwire, nta nubwo ari na ngombwa kugura indi kositimu kubera yuko nta bushobozi dufite kandi umugabo azi ikinjira mu rugo icyo ari cyo. Hari n'igihe rero ibi bintu bishobora kuba bikaba mbega abagabo bahohoterwa mana yanjye we. Mbega abagabo barahohoterwa. Abari inyuma ya kamera abagabo rwose muri inyuma ya kamera. nizere ko mwebwe nta kibazo mufite. Umva aha Imana ibagirire neza mwebwe kuko mutarakubitwa. Uyu mugabo nahoze ndi kuvuga ushobora guhohoterwa mu buryo bw'ubukungu, ashobora no guhohoterwa mu buryo bw'ubukungu. Yewe. Ese mu buryo bw'ubukungu umugabo ashobora guhohoterwa kandi abagabo aribo baba aribo umutwe w'urugo, aribo ba boss, aribo ba chef. Yego, agakorera amafaranga. Aba bagabo inshuro nyinshi baba bafite abagore bitwa ibishegabo. Agakorera amafaranga, umushahara wamara kugera kuri konti, umugabo akaba adafite uburenganzira bwo kuyabikuza umugore atarakura aho yakeneye. Umugore akaba ari ubikuza amafaranga y'umugabo. Nubwo twabonye ko no mu bagabo abagore bibamo umugore agahembwa umugabo atishyira hano byose n'igice. Hariho n'abagore bateye gutyo, umugore akora umugabo agahembwa cyane. Iri hohoterwa riba ku mpande zombi. Ibyo ibice twavuze ku rwego rw'umugore ni nabyo ubundi bice bifata no ku rwego rw'umugabo. Ugasanga umugabo nanone arahohoterwa mu buryo bwo kunoza amabanga y'abashakanye. Niko aho gaho tuhatinde. Aho hantu wahatinda ukabwira abantu badukurikiye ukuntu umugabo ashobora guhohoterwa kwari ya meza ya gatatu. Hari abantu bigeze kudukurikira mu biganiro byatambutse, Aposo yari atubwira ameza aba mu rugo rw'abashakanye. Hari igihe rero umugabo ahohoterwa ku meza ya gatatu. Ameza ya mbere bikaba byagenze neza, nta meza y'ibiryo.
ameza ya kabiri bikaba byagenze neza, ni ameza y'isengesho. Byagera ku meza ya gatatu yavuga ati nyamuneka undi ati mbabarira cyane. umugabo se ntabwo wumvishe neza, ntabwo wumvishe neza. Umugabo ameza ya gatatu narayabigishije nk'umutambyi ku bantu bagiye kubana cyangwa bamaze kubana bari mu rugo. Ameza ya gatatu ni ameza umugore n'umugabo bahuriraho mu cyumba. Ese hari ahantu mu cyumba ku mushyikirano w'abashakanye umugabo yahohoterwa? Yego, yahohoterwa ate rero? Arahohoterwa kuko afatwa ku ngufu se. Umugabo inshuro nyinshi we ntabwo afatwa ku ngufu, ariko hari n'abagabo bafatwa ku ngufu, tujye tunabyemera. Umugore akaza buri gihe mbese ameze nk'aho amukoresha babyita ngo iki agatuna mbwenu. Buri gihe umugore akaba shyushye agomba gukora agatuna mbwenu. Ariko hari n'ubundi buryo umugabo ahohoterwamo, kuko navuga ngo aba ameze nk'ushaka uburenganzira bwe ku meza ya gatatu, umugore akamuhakanira. Kandi mu bagore mwe tubyemeranye, tuzitwaza kurwara, tuzitwaza kunanirwa, tuzitwaza ko umugabo atatuheruka kutugurira ikanzu, tuzitwaza ko nta sakoshi, tuzitwaza ko nta biryo biri mu rugo, ubundi duhakane. Ntabwo uciye mu ijambo se, buriya iyo umugore yanze kuzuza amabanga y'abashakanye umugabo bimusabye bamuhohoteye. Ni ukuvuga ngo umugore we abahohoteye uyu mugabo cyane iyo umugore nta yindi mpamvu bimubuza usibye ko aba yashatse urwitwazo, ariko ubundi uyu mugabo abahohotewe. Kuko erega buriya reka mbabwire, ntabwo Imana yagufasha wa mugore we ngo ujye guhinduka mushiki wuriye mugabo. Ntabwo uri mushiki we, uri na nyina. Uri mushiki we nturi nyina. Utari mushiki we rero ntube na nyina. Ubundi cyakujyanye muri ruriya rugo ni iki? Ni ukuzuza imishyikirano y'abashakanye. Rero niba icyakujyanye utanakizi, buriya hari abagore njye mbasha kubwira n'ababwira nti manzi utekereza ikintu cyakujyanye. Ntabwo wajyanywe n'abana, ntiwajyanywe n'amavaze, ntiwajyanywe n'amasahane, ntiwajyanywe n'intebe, kuko ibyo byose n'iwanyu byari biriyo. Ahubwo icyakujyanye kubera icyo utagikora ni ukubaka urugo. Wajyanywe no kubaka urugo. Kubaka urugo ntabwo ari ugufata imisumari n'inyundo guhonde ku gipangu, nta nubwo ari ukugereka amabuye ku yandi cyangwa amatafari ku yandi. Ahubwo menya akazi kakujyanye muri urwo rugo k'ibanze, hanyuma unakubahiriza. Abagabo mukomere cyane. Ntabwo uciye mu ijambo, abagabo turi kubavugira. Abagabo mana bagomba kutugurira akantu, buri twabakwe kuba twicaye hano muri inyuma ya kamera. Ni ukuri abagabo bari inyuma. Ikibazo twe dufite ubundi urumva mamenyone ntabwo uciye mu ijambo. Yego, mu by'ukuri birashoboka ko uriya mugabo ashobora guhohoterwa hari ahantu mwa kiriya cyumba. Yego, ushobora kuba uhari umugore akakubwira amagambo mabi, cyangwa se akakubwira ko utamushimisha, akakugaya mu buryo runaka. Kandi icyo gihe uwo mugabo nabyumva ntabwo bizamugwa neza. Kuko twavuze ko hari igihe iyo bigeze hari umugore umubwira nabi, nawe ukamera nk'umuntu uri kujya umusogota mu mutima. Hari umugani bajyaga bacanga ijambo ribi nibiyuzuriza. Avuga umugani utawuca hano kuri kamera. Ntabwo ngo namwe nyine ijambo ribi yigo muzuze ibikurikiraho. Rero aba bagabo rwose bararenganye. Abagabo turi kubahururiza wa mugore we. Niba udashoboye guha umugabo wawe agaciro, niba udashoboye kumwubaha cyangwa niba udashoboye kumuha ibyo akeneye, wamubwiye neza. Yego, hari n'abagore babwira abagabo babo nabi, umva bakababwira nabi ku buryo umugabo ashaka guhita avuga ati ariko se bana, uyu ni umugore nashatse, uyu ni dayimoni tubana muri iyi nzu, uyu ni igiki koko? Rangaje ururimi bakoresha, imvugo bakoresha, urumva hari umugabo ashobora kuhagira gute, kuhahohoterwa. Ikindi kandi naje kubona, urabona ngewe ndi umutambyi mpura n'utuntu twinshi cyane. Umuntu uzajya ushaka kumenya utuntu tubera Mungo azageza hano mu ikiganiro. Yego, urabona hari ukuntu hari abagore bagira amaraso ashyushye. Urumva none umugore akaba afite amaraso ashyushye bitewe wenda n'ukuntu baba barakuze mu miryango. Buriya hari imiryango bajya batubwira ko ikunda abagabo cyane, hanyuma batubwira ko ikunda abagore cyane. Kandi ujye ubona ko hari amafami yagira ugasanga umuntu agira abana nk'icyatanu, abagore icyatanu, mbese n'ubwo wa mugabo rura kuri iyo ngingo atapfa guhanga ngo anyurwe. Hakabaho igihe rero uwo mugore aba ateye gutyo, ugasanga aheza umugabo ku nkeke ati ngwino.
ati ngwino hari n'abandi bagore bajya batwita bagatwitira abagabo. Hari umugabo kera wari umukwiziniye ku kigo nizeho, ntabwo mvuga icyo ari cyo kuko bahita ngo bamukeka. Noneho umugore we ariko urumva yari kesi yo gutwara inda akarara umugabo kuko ngo hari igihe umwana acyo ukanamuhurwa. Umugabo apfaga gutarabuka agiye ku kazi ku ishuri guteka, umugore agahita agakubitamwe umwenda w'umugabo niba ari umupira niba ari iki, akagenda yihumuriza. Umugabo ajya kubona akabona umugore arahingutse amugeza igikoni. Umugabo ajya kora akabona umugore amuhingutseho ku kazi. Ese umugore biti ati ndapfuye tugende. Umugabo ni ukuri byageze hashaka guturugo. Yego. Ariko wenda aho ngaho urumva ni muri kese yuko wenda yatwaye iyo nda. Ariko hari abagore bateye batyo kandi atari ikibazo cy'uko wenda batwite. Abagore nabo bahohotera abagabo mu rundi ruhande. Kuvuga ngo ihohoterwa ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nzi cyo nuko tuganira n'abantu bakuru kandi barabyumva ijana ku ijana. Ni ukuri abagabo barahohoterwa kuri iyo ngingo. Reka ahubwo nkubwire ikindi kintu kiratangaje. Ari nayo mpamvu usanga hari n'abagabo babyuririraho kubera ko yahohotewe kuri iyo ngingo ukabona yigiriye hanze. Yego. Kankwereka abandi bagabo bajye bahohoterwa mu ngo nabo. Yego. Abagabo batagiye gukoresha iriya suku kwa muganga. Ariko nabo buriya abagabo nabo rero hari igihe abagore babataka. Nzi umugore Gisenyi rwose watatse umugabo we. Ati ngewe niba bitugabana bafite ihohoterwa bituruka kuko batagiye kwa muganga gukoresha biriya isuku. Rero urumva ko naho gaha abagabo hari nk'abagabo bahohoterwa buri munota, umugore ugasanga ari kumuza kunyike buri munota kutakoze ibi hari abundi reka gutera story apostle urabizi nawe twabana mu kiganiro tutitereye twa story. Hari abantu bari bagiye kwimariya ari umukobwa umusore bari basigaje nk'ibyumweru nka 2. Noneho umukobwa ahita abaza umusore niba yarigeze akoresha nyine iyo suku. Umusore ahita amubwira ati oya. Ese muri iyi suku hano mu kiganiro dukurikirwa n'abantu batandukanye kandi hano turabigisha n'abantu batagiye kwisiramuza. Yego. Reka tubivuga abantu bari kuri kamera batwumve, abana b'abasore baba badukurikiye, abagabo bari mu ngo bashaka ko barimo bakina batoya. Iriya ni isuku leta iradushishikariza gukora iriya suku. Rero hari igihe umugabo atabikora mu rugo ugasanga umugore n'indwara ziboneka cyane. Bituma hari igihe umugore aguhangayikisha kubera icyo kintu utagiye kugikoresha kwa muganga. Bitewe nuko yumva babyigisha kavuga turi ku mugabo kutagenda. Uyu mugabo rero nawe ari ku nkeke, umugore nawe ashaka kumushyira ku nkeke. Nabagira inama yo kugira ngo bajye babiganiraho. Yego rwose. Iyo nkuru rero yako gastori. Uzi ko nyibukije uretse gatabanga seka. Hari muri wigeze uvuga ngo ibiri bya nyira bibiri mu mabiri cyo. Bakazi ngaho komeza. Nubwo rero umukobwa ababaje umusore nimba yarakoresheje iyo suku. Abimubajije umusore ahita amubwira ati oya bari basigaje ibyumweru nka 2 kugira ngo bakore ubukwe. Aramuhakanira. Amaze kumuhakanira undi yaramubwiye ati rero ngewe rwose ati ntabwo nabana n'umuntu utarabikoze. Yego. Musara amubwira ati icyo cyaba ari ikibazo hagati yanjye nawe ati humura rwose ati ndaje gatoya. Yego. Ahita umusore nawe ahita amubwira ati none se weho waba warakoze umuco w'abakobwa ngaho garero. Umukobwa ati oya turumva ati nanjye ko numva bitapfa kuvamo mu rubohero. Ati nanjye ko numva bitapfa kuvamo. Wa musore nta kindi yakoze yaremeye ajya kwa muganga arwara iminsi 3. Nduzi ko ari iminsi 3 isuku barayimukorera amara nk'iminsi 3 yipfutse. Ariko uyu mukobwa nawe yahise agira ikibazo. Hari umushangazi w'inyamirambo baziyaranje bajye bamushaka hakiri kare mwakagira Imana mwe ihohoterwa ryere kuzaba ku meza ya 3. Ihohoterwa ryo ku meza ya 3 ryo turabivuze umva ni ibintu byinshi. Ni ibintu byinshi ni ibintu birebire. Habera ibintu byinshi ku meza ya 3 hariya. Habera ibintu byinshi kereka nkange mushumba ugiye mu mwuka. Ninge shobora kukurondorera ngo habera hari n'ibindi bibera mu ibanga abantu batazi. Cyane. Rero abantu kunzi bacu badukurikiye none se mama Mignone uvuze kuri icyo kintu kijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo. Yego.
none iri hohoterwa twarirwanya dute? Ese ibi bintu turabifata dute ko ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo rero turivuze ni rirerire cyane ariko ntirikunda kuvugwa. Ntirikunda kuvugwa kubera izihe mpamvu ridakunda kuvugwa? Ni ukubera yuko inshuro nyinshi usanga uyu muntu wakorewe ihohoterwa bitewe n'imico n'imigenzo n'imigenzereze yacu, ntabwo abantu benshi bakunda kubivuga, bigatuma biba noneho wa muntu ukorerwa n'ihohoterwa ntibizamenyekane ko rikorerwa kubera ya mico n'imigenzo. Ikindi cya kabiri, abagabo ntabwo bajya bakunda kwemera kuba abanyantege nke. Ni ukuvuga ngo niba akorerwa n'iryo hohoterwa azagenda nagera mu bandi nagira gute aceceka akomeze yihagarareho nk'umugabo. Yego. Hanyuma ikindi kintu gituma wenda iri hohoterwa rinabaho ndetse rikanakura, kuko ihohoterwa rikorerwa abagabo biragaragara ko risigaye rikuze cyane kurusha n'iry'abagore reka. Yego. Ikindi kintu kibitera, umugabo inshuro nyinshi yamye ari umunyacyubahiro. Rero kuba ari umunyacyubahiro ntabwo aba ashaka ko icyubahiro cye gitakara. Yego. Hanyuma ikindi kintu warumbajije ngo ese ngo niki twakora kugira ngo turwanye ihohoterwa? Icya mbere cyo nuko twabwira abadamu ngo nimureke guhohotera abagabo banyu, ejo cyangwa ejo bundi mutazasanga bishyize mu kagozi biyahuye. Bitera ipfunwe cyane, bitera indwara y'agahinda gakabije, ugasanga umuntu ashobora kugira depression. Yego. Indwara y'agahinda gakabije ni ya yindi nanone nahoze mvuga yuko ishobora no kugeza umuntu mu kukwiyahura. Rero mw'abantu mwe muri iki kiganiro cyacu twagira ngo dutabarize abagabo ndetse n'undi muntu wo ku ruhande uriho abyumva azirikane yuko ihohoterwa ry'abagabo naryo ririho. Ihohoterwa ry'abagabo ririho kandi dushyize hamwe twabikemura. Ikindi gikurikiyeho, umugabo uhohoterwa twamusaba yuko nawe byajya bivuga ndetse n'ubuyobozi bukamuba hafi bukamwakira vuba kurenza uko twakira n'abagore, kuko iby'abagore byo turabizi kandi turanabimenyereye. Tukiri aho hari ikindi nenda kukubaza. Ese buriya ni gute umugabo ashobora kugira uruhare mu kugira ngo ahohoterwe? Buriya ntabwo umugabo ashobora kubigiramo uruhare, akaba hari utuntu ashobora gukorera umugore nawe akaba yihamagarira kuba yahohoterwa. Inshuro nyinshi hari n'abagabo bahohoterwa aribo bameze nk'aho batangije intambara mu rugo. Kubera ko umugore inshuro nyinshi ni wa muntu ubayeho yihangana. Iyo igihe kigeze rero, buriya hari abagore baba bazi gufata imyanzuro ikakaye. Kubera ihohoterwa yagiye akorerwa, umugore ihohoterwa yagiye akorerwa agatangira kumera nk'aho yihimuye ku mugabo. Iyo yihimuye ku mugabo rero, umugabo amera nk'aho ataye umutwe, ni hasi hejuru. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo wari uzi ko afite icyubahiro, atahira isaha ashakiye, ajya akabona mu rugo birahindutse, umugore nawe atashye saa 5 z'ijoro cyangwa saa 6 z'ijoro. Uyu mugabo agatangira kujya yamubaza akamubwira ati n'undi munsi aho narindi ni ngewe wari uhazi. Uyu mugabo agatangira kuvuga ati ibintu birankomeranye. Uyu mugore akamera nk'aho amwibirinduye. Inshuro nyinshi ngewe nagiye mbona abagabo bahohoterwa aribo baba bameze nk'aho batangije urugamba. Noneho imbaraga z'umugore rero, urenge mvuga ngo imbaraga z'umugore ni nyinshi cyane kurusha n'iz'umugabo. Umugabo afite imbaraga ziri physique, izi zo guterura ibuye, zo kugera gute, ariko imbaraga zindi z'ibitekerezo, izo kujera urugo no kugera gute, umugore afite imbaraga zikomeye cyane. Ari nayo mpamvu bajya bavuga ngo urugo ni umugore. Ukurusha umugore abakurusha urugo, ukurusha n'umugore abakurusha urugo, kandi umugore ni mutima w'urugo. Ntabwo bavuze ngo umugabo. Izi mbaraga rero z'umugore zituma ahabwa ari moteri w'urugo. Iyo ugize ibyago wa mugabo we, nawe wa mugabo we urimo uhohotera umugore, reka nkugarukeho, ibuka ko izi mbaraga z'umugore naramuka zikoresheje mu kukwishyura, weho bizagutesha umutwe cyane kurenza uko wameze. Ariko turi kurengera abagabo, yego. Ariko mwibuke ko abagabo mudukurikiye mumenye neza, muri uzi ko ubuzima bw'umugabo ari umugore ufite mu biganza cyane rwose. Umugore aragutekera, umugore arakugaburira, akumenyera byose, aragusasira, arakumesera,
buriya niyo mpamvu bavuze ngo umugore ni umutima w'urugo. Umutima ubundi mu buzima busanzwe umutima iyo uhagaze umuntu ahita apfa cyane, kuko niba upompa amaraso ugapompa iki cyose bigenda mu mubiri. Niba uyu mugore mutima w'urugo rero hari ibintu bitari kugenda neza, urumva hari ikibazo. Hari umugore ubundi rero makuru abagore duteye ubundi kugira ngo umugore apfe no kuguhinduka rwose pe, nyine wakoze ikintu kirengeje ukwemera. Hari umugore twigeze kuganira ambwira nyine atangira kumbwira intambara zo mu rugo rwabo ukuntu zatangiye. Intambara zo mu rugo rwabo zijya gutangira, umugabo nyine yatangiye amuhohotera, wa mugore nawe akajya avuga niko zubakwa agendera muri ako kantu uburenganzira bwa arabwihorera. Nka nyuma y'imyaka 14 wa mugabo utaha amubwira ati wakigoryiwe, wa mugabo amutaha amubwira ati ubundi ugira ubwenge, wa mugabo utaha akubita umugeri, wa mugabo utaha akubita urushyi. Shahu uyu mugore yaramwihindukanye. Yabanaga nawe atazi ko umugore ari umukarateka. Gitondo kimwe aramukosora. Iyi muri ntabwo nigeze ngikubwira. Yabanaga n'umugore w'umukaratika, noneho na yantuza ya discipline bigisha mu bakaratika. Umugore akomeza kuyigenderaho, yahita yigaragambya cyangwa yigaragaza. Tereka rimwe umugabo azatahe amukubite. Akoso umugore yatubwiye inkuru, yaratashe amukubita urushyi nk'ibisanzwe, aramwihorera. Umugabo yasinze amukubise urushyi, umugore yamwinjije mu nzu ati ngwino ariko ubundi tuvugane. Yamunyuzeho nyine arakubita kwa kundi yari yaramenyereye. Aramwinjiza mu nzu aramubwira ati ngwino ubundi tuvugane. Ati ubundi ushaka kurwana, unkubise uyu munsi nkugize gute? Umugabo cwe ati ubundi icyo ushaka ni iki? Mbwira ikibazo wari ugize ni iki? Umugabo ajyanye ati mve mbere kwa kundi yaramenyereye. Ubundi se weho ati umugore ati nimba ushaka kurwana rero ati reka nkwereke mugabo mwiza. Yahise akinga urugi, afata urufunguzo arukubita ahantu ku kabati, ati urufunguzo nubasha kurukuraho usohoke. Umugabo agira ngo ati wowe ubundi wankora hiki si urufunguzo? Umugore yarambwiye tumva ati nakuyemo imyenda yose ndajugunya. Ukuntu yabikoze urumva yaramaze gushyiramo n'akabyeni nyine ari kuzinganiza. Yageze gutya zamurira rimwe n'isutiya n'umupira agiye kubona mbona ajugunye hariya ntayiwe. Have ati ndimo ndakwereka ibintu nakoze. Yego ko barege gasane. Yakuyemo niyagira ikintu na kimwe amusigira yambaye. Umugabo atajya kuvuga arasaze. Noneho naza nzoga zari ziri murimo zisa nizimushizemo. Aramubwira ati ubu ngiye kugukubita. Ngiye kugukubita n'undi munsi. Uribeshye. Urumva nyine ibice by'umugore ukuntu duteye, ikintu ngo cyari gisigaye nibere niryo navuga ryagaragara. Nibyo umugabo yashaka gukoraho akaba yamufata. Niko nabyita. Aramubwira turibeshye ukankora kwibere. Ati nawe ndagukanda nyine ahandi hantu. Ati nyoko araza no kugushyingura nuko yamubwiye. Yarambwiye ati nagukubitiye umugabo. Ati ngakubita ati nkajya nzanamo na za mvugo z'abakaratika ati unati aramukubita. Umugabo yajya kweguka kuko urumva umugore nyine we yakuyemo kubera ko azi iyo strategy. Umugabo yajya kweguka akakurura nk'ishati nka gutya akamwigiza imbere ye, aticara hariya akamwicaza, yamara kumwicaza kongera agafata ishati akamuhagurutsa, kongera agakubita. Urumva yakubitishije akubitisha nkokora kubi. Donc impande zose arazikoresha, amera nkaho yari yivuye ibinya bya ya myaka 10 yose umugabo yamuhohoteye. Urumva mugabo rero yaramukubise arangije aramwicaza ati mugabo mwiza icara hariya rero. Ati nakubwiye ngo nukora kuri ra rufunguzo ukingura usohoke. Umugabo arahaguruka agenda agiye gufata rwa rufunguzo, agiye kurufata umugore yagize gutya amugarura gutya aramwigaruza, arongera ashyira nk'ahariya, arongera nyine aramukosora. Amaze kumukosora atereka ngo ukingurire usohoke. Ati hanyuma guhera uyu munsi utangire witonde, ntuzongere kunkinisha. Urumva byari bibaye bwa mbere. Umugabo yagira ngo wenda hari utudayimoni twafashe uwo mugore. Umugore yarafashe yinjiza mu nzu akira nk'ahariya, arongera arahondagura. Arangije akingura urugi, arumukingurira agihondagura. Yarambwiye ati umugabo yarirukase n'iyi saha arakiruka, atageze muri Kenya yiruka. Yasubiye inyuma. Ariko rero badwa bamudukurikiye murumva ko ari namwe. Urumva uyu mugore yabaye nk'uwihimura. Ariko
kuko wenda umugabo ntabwo yahise yiruka urumva bamaze nk'ukwezi cyangwa amezi 2 bari kumwe ariko umugabo nibwo yasobanukiwe uwo yabanaga nawe wari muri uko kwezi yamaze bari kumwe umugore yatangiye kumukubita no kumwereka ko ari umukaratika yatangiye yagera ku muntu akajya avuga ati yewe ati umugore aranyishe wa mugore utaratatse mu myaka 14 atatse none umugabo atatse noneho umugabo niwe utangiye gutaka umugore we yarakomeje araceceka gusa usibye abantu bari bazi byahohoterwa wa mugore yakorerwaga kuko hariho n'igihe barwanaga abaturanyi bakaza gukiza ariko umugore ntakoreshe ya tekinike za karatika yamwihimuyeho rimwe umva ku buryo icyo gihe hariya muri quartier nyine mpavuze bamenya n'uwo ari oya muceceka turi kwivuga muri quartier hariya muri quartier abantu bose batangiye gutinya uriya mugore batangiye kumutinya n'umugabo yagera hagera ati mfite umugore w'umusazi yagera atumenye umugore wanjye ari intera hamwe yagera ati ndebe ibintu ari gukora ati ntabwo nzi aho byavuye umugabo amera nkaho ari ubaye traumatize ku buryo ishuro yanyuma umugore amukubise yagiye nta n'ipantaro yakuye mu rugo yagiye yirukanka ubwo ari kutubwira tubarenze muri Kenya bakunze bacu mudukurikiye rero mwumvishe ko ihohoterwa rikorerwa abagabo no kuririra hari ntabwo ari uko abagabo badahohoterwa ahubwo ni uko bo badataka cyane nk'abagabo nk'abagore nk'uko rero mama minyone yarabivuze ni ukuri twirinde ihohoterwa rikorerwa mu ngo cyane cyane abagabo nk'ubutambyi rero n'ijambo ry'Imana rivuga ko abagabo arabukubaho rero iyo uhindukiye umugabo ukamutoteza nabwo ntabwo aba ari byo mama minyone agira ngo usozereze kwa aka kantu uvuge ku kintu kijyanye no guhimana mu rugo niba bishobora kuzana ihohoterwa guhimana bishobora kuzana ihohoterwa ku rwego rwo hejuru kuko mu guhimana hari igihe twahoze tuvuga ku ihohoterwa ry'umugabo hari igihe umugabo abaho ameze nk'aho ari guhima umugore akamuhima mu bintu byose umugabo akaba afite nk'amafaranga ari mu nzu akaba azi yuko ari bugende yagera hirya akirira iyo brochette yakishyiraho iyo byeri akumva ubuzima n'ubwo umugore ari kwicwa n'inzara yego ndagira ngo nkubwire ngo wa mugabo we ukora ibi bintu ihohoterwa rigiye kukugeraho ku meza ya 3 uraba wajiteye ameza ya 3 zikaba ameza ya 3 we sibya wa mugabo we ihohoterwa rigiye kukugeraho mu rugo ryo gutukwa kudahabwa agaciro ibyo bintu ubyitege kuko niba wahisemo guhimuye umugore umwicisha inzara itegure nawe ibindi bigiye gukurikiraho kuri wewe nanone umugore wiha guhima niyitegura ihohoterwa nawe riri bumukorerwe kuko guhimana nicyo kintu cya mbere kibaho gituma n'urugo rutagenda neza umva kantu nabonye muri principe yo guhimana uzi ko uhima umugabo ku meza ya 3 nawe akayima kutaguhahira cyane rwose cyo bakibonye cyane rwose niba ari mpanguhe byarancanze maye byarahindutse mpanguhe n'ukuri byarancanze iyo umugabo muhimye hariye nawe afite ahandi abari buguhime cyane rwose rero twabwira abantu badukurikiye rwose ko guhimana mu muryango ntabwo ari byiza dufite gahunda yo kubaka umuryango mwiza umuryango wishimye umuryango uzavamo abana beza igihugu gikeneye itorero dukeneye ntabwo ari byiza ko abantu bagomba kubana mu ngo bahimana si byiza ko umugore agomba kubana n'umugabo bahanganye si byiza ko umugabo ahura abana n'umugore we bahanganye ikintu nababwira nk'umutambyi izi ngo nizigeze yegera Imana zisenge kuko buri iriya myuka mibi ni imyuka mibi batera guhangana ni imyuka mibi batera amakimbirane ariko buri abantu babashije kujya begera Imana bagasenga Imana yagiye ibasha no kubarwanirira muri uru rugamba kuko hari umuntu wigeze wigisha avuga ngo impamvu ngo Satani adakunda ingo nuko shitani itigeze igira sheri niyigeze igira sheri shitani ntabwo bigeze bayitahana shitani ntabwo yigeze yita sheri hani mona muru mona drabe mona twar ntabwo shitani yigeze igura tuzina niyo mpamvu rero yumvisha umuntu uri kubyita undi nk'ubu nkagutera umutoma shitani hita yishima mu mutwe ikagira ibiro yishima mu mutwe bifite n'ubwanwa simbizi sheri wayumvishe shitani igahita ifata buriya kwita sheri iriya mvugo ndayica gutatazongera kuyumva yego rero ndumva twasozereza hano abakunzi bacu ubutaha tuzagaruka tuvuga ku ihohoterwa ry'abakozi mu ngo yego kuko tugamije kubaka umuryango nukuri murakoze cyane navuga ngo bakunzi ba mama Mignone official bakunzi ba Apostle Zino official bakunzi ba God Power TV 7 yego nukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha mujye kuri izi channel mukore subscribe mukurikire mukore share
mutange komenti ahasigaye twubaka umuryango mwiza, Mwiza ni ukuri. umuryango uri mu rukundo, umuryango urimo umunezero. Amahoro amahoro. Katuririmbe kano karirimbo kugira ngo tubashe no guhesha abantu umugisha. Yego. Ahari urukundo n'ubano Imana ibihari. Ngaho nibajyanira ko ngaho. Ni ukuri. Imana ibaha umugisha. Amahoro y'Imana. Ahari urukundo n'umubano Imana ibihari. Amen. Imana ibaha umugisha rero.